magingo ubu ngubu ahubwo byanangaje ejo nibwo twari turi kumwe nzi kuki tuhatashye kandi twageze muri lockdown ngere hano wazima mbere yuko ugera aho ngaho atari ugo guca mu ijambo rero urumva we warambwiye namenye yuko Esther kiri Kigali uravuga ati ndumva nashaka kongera guhura nawe muri bihe bya lockdown ntago mbere wose wari wifuje yuko muhura ndabanza mbaze Esther ubundi mbere yuko urakwita ukomereza aho ngaho aracyari Kigali kandi turi muri lockdown Esther kubera icyo kiri Kigali icyambere nuko ngiye mukunda kandi cyane ninjye namuzanye nimba kuko ari byo ko bimeze kandi turi muri lockdown so hari ukundi umuntu akenera kubaho namuzana aka gift nyanga nk'ihe basi wakoze nkigaruka Yesu we reka abantu ibintu bigutangaje ugiye kubyereka abantu vraiment reka twereke abantu n'icyago bo sinze wenda ariko nimba ntarengere reka mbanze mbaze Starboy Starboy atwereke ibintu birimo ya nta kintu bitwaye none se ngiye kubona bizanye kuri kamera ngo mbyerekane nta kintu bitwaye yabibereka byaterwa n'ubushake bwe ariko twereke rero Oh yeah, kasi episode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane ukuri ibiganiro bya Max TV wherever you are. Nukuri nizere ko umeze neza. Wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane nukuri maze kugira umubare munini umuryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu kandi turabashimira cyane. Hanyuma wibuke nawe kubisangiza abandi like, comment na share kugira n'abandi nabo bibagereho. Abantu ubuzima butameze neza kubera ko turi mu gihe cyaguma mu rugo. Reka mbabwire ngo mwihangane cyane n'ukuri ariko urebe mugenzi wawe nimba shonje urebe ukuntu wamurwanaho nimba yabuze isukari nimba yabuze amazi mufashanye nyine kugira ngo turebe nimba twanatsinda icyorezo ariko kandi mudahura kugira ngo corona virus turebe nimba twayitsinda ubuzima komeze gukomera ntabwo biba byoroshye ko ubuzima mu by'ukuri bigoye mw'abantu mwe muri iki gihe cyo cyaguma mu rugo uyu munsi nongeye guhura na bantu ubu ikirango cyabaye wa mukobwa wavuye Cyangugu n'amaguru wa mukobwa wavuye Cyangugu n'amaguru aje i Kigali kureba umusore twarabaganirije ubushize avuga yuko batarongera guhura kumuhamagara ntabwo bikunda nabwo amwitaba ariko kuri WhatsApp baravugana Starboy nawe twaje kuvugana urabona bari kumwenyera Starboy twaje kuvugana nawe ari kuvuga kubye na Jen arabateho comment nyinshi cyane zitandukanye nabo ndabizi wenda baje kubona comment so nibo tugiye kongera kubana uyu munsi ubuzima bumeze gute urumva we Esther iwabo ni Cyangugu ari Kigali muri no minsi he wabo ubuzima buragoye cyangwa se ntibunagoye wanasanga basigaye babana babona iby'iki gihe bitabyo staba makuru meze neza cyane nubwo nyine ari iminsi ya lockdown urabona ko bitabiba bitoroshye gusa nyine boneraho umwanya wo kugira ngo nihanganisha abantu bose bari muri no minsi ntabwo biba byoroshye ariko bihangane kabisa mu ijuru ari Imana kandi bizi byose urasa neza ndashimye cyane tishyiraho akantu ba iyo ugomba gukora siporo ukazihuza nyine cyane cyane muri no minsi n'ujyana umuhanga wavuze ngo nimba utiyungura mu buryo bw'ubwenge cyangwa se spiritually nyine ubwo ni ibijyanye na roho cyangwa se gusenga cyangwa se mu bijyanye na siporo ntaho barizwa muri ibyo bintu bitatu ugomba kumenya ko ari ahantu hamwe urimo neza nimba udakora siporo yiyungure mu bijyanye n'imyizerere nimba atari mu bijyanye n'imyizerere hari ibyo navuze ni ibijyanye n'ubwenge ishobora gufata ugakora turi mu rugo cyane abantu bihangane bose bari mwa bino bintu abizi ko bitoroshye cyane gusa nyine nabwo ntibabe bored ushobora kuba wasoma igitabo ukiyungura ubwenge ushobora kuba wakora siporo ukaba uri umuntu nyine ugaragara kandi abizi ko na siporo ari ubuzima bwiza ushobora kuba wasenga burya gusenga birafasha cyane aho usengera hose waba uri umukatolike uri umuprotestant cyangwa se uri umuyisilamu wasenga bikagenda neza so abantu bose mwihangane mwa bino bihe turimo anyways meze neza nanjye meze neza cyane Esther umeze neza yego ndashima Imana amahoro witonze ni ibintu byanjye cyane uragaragara neza cyane urakoze wifubitse cyane hari akabeho nyine uyu mukobwa urunagaragara gute aragaragara neza cyane ndabivuze cyane nshake none banyica
hari uburyo ugenda ugumana n'umuntu nyine ukabona hari ibindi bintu bigenda byiyunguramo sinzi ko ari ngombwa ko umuntu abishyira mu itangazamakuru gusa abafana bacu ntabwo badukurikirana buri munsi ku munsi umuntu rero baba bagomba kumenya ukuntu umuntu atekereza kandi ndakeka ko ni neza byatari. Esther rero uragaragara neza vraiment nanjye nakunze ukuntu ugaragara neza urikumva umuntu akimara kukubona hanga yise atekereza ko akiri i Kigali kandi ari w'Icyangugu nabyo turi buze kumenya impamvu nimba ari uko ari ko wabishatse cyangwa se ubushize wari watubwiye yuko mu rugo batarishimira nyine donc babaye bavuze ati wakoze amahano ukaburetse kujyayo hagati aho ngaho ubushize ariko twaganiriye uvuga yuko Starboy yatakwitaba yaratarakwitaba kuva mwatandukana ubu ngo bimeze neza ndabona akanyamuneza asanga none byarakunda none urabona ko ndi kuyanika yose ndi kuyashyira hanze rwose ko yakabaye ibintu n'uburyohe cyane ariko kwitaba noneho cyane yakubwiye ko ari ye mpamvu kandi tunari kumwe none byari akazi urumva nyine ntabwo nari nzi igihe akorera cyangwa igihe aruhukira amasaha ari mu kazi cyangwa atari mu kazi njye narahamagara gato numva igihe cyose nshaka kumuvugisha tubumubone urumva rero yari akazi agomba gukora akazi niko ka mbere kandi niko kamubeshejeho urumva nyine nyuma twaje kuvugana ibintu bigenda neza cyane ibintu byagenze neza Starboy dore ukuntu akureba kubera iki Starboy uyu munsi reka nkibaze Esther uyu munsi we na Starboy musigaye mukundana ubu turi abacuti bisanzwe ariko nyine icyankuye hariya n'ubundi kizashiduka kibaye yego mwarahuye nyuma ya cya gihe muricara umusaruro wavuyemo n'ubucuti busanzwe yego ubu n'ubucuti busanzwe aranyitaba turavugana nta kibazo ubucuti budasanzwe baba bumeze bite urumva ntabwo ndi inshuti ye yavuga ngo ni umugabo n'umugore ariko ubu ndi inshuti ye ya mbere wenda niko nabivuga ariko nta handi bishya bishyira ntawamenya uko wenda urumva uko byatangiye n'uko biri kuza ntabwo bikimeze gutya ubu bisigaye bimeze gutya ubwo rero Imana niyo nshyira imbere yego ibyo wifuzaga cyangwa wakiriye ibyo uhawe ubu ngubu kuri ubu ndanyuzwe kubera ko iyo umwana atangiye mu wa mbere abatekereza ko azagera nyine mu wa gatandatu nanjye n'ubundi ndacyazamuka azasikariye yego ntabwo ucika intege iwacu buriya rero umwihariko wacu nta mukobwa ugicika intege bibaho abashikazi arya ni abashikazi wabimenye ariko murande ni abashikazi rwose nta nubwo mbyanga ntago nzacika intege paka comment z'umukobwa udateze kurumva hari abantu bari batangiye no gutekereza ko ari ibintu abantu bahimbye ari ibintu bya filime ariko urumva ubwo bigezeho mu by'ukuri uvuga ngo ntabwo turi gukundana navuye Rusizi n'amaguru nza kumureba ariko iby'urukundo rwaranze impamvu nyamukuru ngiye nuko nanatumye mvuga ngo reka nze kukuganiriza uracyari Kigali kandi turi muri lockdown bayitangaje mbere wagombaga kwita usubira iwanyu Cyangugu cyangwa se nimba hari akandi kazi wabonye Kigali nabyo abantu bari buze kubimenya wa mugani comment z'abantu umukobwa utomoroka mugani wawe nkuko ari gukunda kubivuga comment abantu zimeze comment ntago nazitaho cyane kuko umuntu ni umuntu n'ubushize narakubwiye umuntu aravuga kandi umutima w'umuntu ni kimurimo nyine njyewe rero ntago nakwita ku byo bavuga icyambere ni kindimo niba nkunda umuntu nta wantera ibuye nabo bagira urukundo icyambere nuko ngiye mukunda kandi cyane igihe kizagera njyana inkuru nziza nkuko nabikubwiye ubushize ndatekereza ko nta wantera ibuye Starboy y'umukobwa yanze kuva kwizima nk'uko uswara abantu bavuga ati bakobwa b'Icyangugu banagira uburozi ntago oya reka nkubwire aho nta burozi gusa ikintu tuzwiho ni ugukunda cyane nyine kandi bitushikaze cyane bituvuye ku mutima kuko urumva kera bajyaga bavuga ngo ni inyuma ngo ni mu kindi gihugu rero tugira urukundo nkuko ababyeyi bacu cyangwa se Imana yavuze ngo kunda mugenzi wawe nkuko bikunda nanjye ndamukunda cyane ko nakakono bajya bakavuga aya umushikazi yakugira uko yambuka ikongo bigakora oya ubwo bivuga nyine azaze hano kambivuge azaze hano avuge ko yabikoze ariko nzi ko ntabibaho ntago wumva bakokobara
gusa njye ntabwo njya nizera muri biriya bintu, nizera ko hari Imana kandi ari ibyo ngibyo abantu bose barogwa, kuko abantu bose bagirwa amashyari burya umuntu ufite. So kandi ikindi kintu nakubwiye nakubwiye ko njye nizera mu rukundo cyane, nizera mu rukundo. Rero umuntu ufashe intambwe ujya akava ahantu kure nk'hariya sika ahantu waravuye ko nyine iryo jambo naragusabye ngo ujye ureka ndikomeze, narahavuye cyane. watuma mvuga ko ari filime mbizajya mbona ibintu ari filime nanjye hari ikintu ufata ukagikomeza, iyo amahirwe agucitse nyine sinzi ukuntu baba ngo uyaterera niba ari ibintu simbizi mu buzima nyine. Niba narakunze sinzigera nongera kuvuga ngo nzakunda, ubu nyine sinzi ukuntu nabivuga, ariko nyine narakunze kandi nzagumya mukunde. Meme niyo yajya ahandi njye nzagumya mwereka urukundo, ariko azagera aho abone ko nyine hari umuntu wamukunze angarukire cyangwa wenda ntibinakunde, ntawamenya. I appreciate you, nanjye nashimye cyane. nuko utamubwiye ngo afungure ya misatsi. Oya noneho ngubu rero uko yafunze nabikunze nabyo. Nabikunze ni byiza cyane, urabona ko nyine bijyanye na style yambaye. Anyways, nandi ndashimira, namushimiye cyane kandi nanjye numva ari ubwa mbere bimbaye Imana, noneho bikaba mu itangazamakuru gutya. Ntabwo bijya bikunda kubaho Pizzo, ntabwo bijya bikunda kubaho kabisa. Nanjye narakiriye kandi ubu ndi kumwe nawe, nubwo ntabwo burya ibintu ihuse ibyara kibose igihumi, sibyo? Umukongomani ariko sha nawe uwo mugani ko atari w'Abanyarwanda. Ihuse ibyara igihumye ni umugani w'Abanyarwanda. Yaravuze ngo ikiboze. Urumva nyine ariko bibaho. Nimufasha nyine, urumva ko yaba umufasha mwiza, arasapotinga. Imana ishimwe kuba ariko nabivuga gusa ukomeza uko ngubu sinyakora n'ukundi muhungu wese ameze. Ubundi akenshi nka kino gihe uko babizwi umukobwa ubundi akunda umuhungu afite ikintu amukurikiranyeho. Just ushobora kuvuga ngo ni amafaranga, ariko yambonye kuri televiziyo just nkuko natuma turiganira njye nawe, hanyuma yumva ngo yava Cyangugu. Ntabwo wenda navuga ngo yaraje financial capability yanjye, ntabwo yarazi ikindi kintu sindi n'umucyamamare mu gihugu kirenze wenda ku buryo, ariko uyu mukobwa nk'uyu yifasha akava Cyangugu akaza ngo kureba umuhungu. Magingo ubu ngubu ahubwo byanangaje, ejo nibwo twari turi kumwe nzi kuki tuhatashye kandi twageze muri lockdown. Eliane wazima mbere yuko ugera aho ngaho atari guca mu ijambo rero, urumva we warambwiye namenye yuko Esther akiri i Kigali, uravuga ati ndumva nashaka kongera guhura nawe muri bihe bya lockdown. Ntabwo mbere wese wari wifuje yuko muhura, ndabanza mbaze Esther ubundi mbere yuko urakwita ukomereza aho ngaho aracyari i Kigali kandi turi muri lockdown. Esther kubera icyo kiri i Kigali, i Kigali wakora iki mu by'ukuri? Nawe urabyumva, ngomba nyine kuba ndi i Kigali. Misiyo nkuko nabikubwiye yanzanye ntabwo irarangira. Noneho urumva bahise banashyiraho guma mu rugo rero urumva nta hantu naca, nase nanyura nyine na ya maguru naje ntabwo byakunda. Urumva rero nane uvuze ngo ikibazo nzakibaza, nanze kukibaza nyine nzakibaza nk'itangazamakuru n'abafana bose babyumva. N'amaguru nukuva ujyaye, nukuva Kamembe uzi Kigali cyangwa nukuva Masisi ugera Kamembe? Oya, nukuvuga ngo hari ahantu ugera abantu bazi Simerwa banyumve neza, kuva Simerwa ugera mu rugo n'akantu gato. Kuva rero aho hafi mvuge Simerwa nubwo babyumva kugera mu mujyi Kamembe nahaje n'amaguru. Ndahazi kuva Simerwa ugera Kamembe. No kugera waba waciye za Mushaka, waba waciye za Gishoma, waba waciye za Nyabitimbo, aho waciye ubwo urumva hose nahaje n'amaguru. Babese gatana guciye nk'ijambo macaga gusobanukirwa rega. Hari habuze itike cyangwa wenda ni ikindi kibazo runaka cyabayo cy'imodoka. Umuntu wari wanyemereye kunzana nawe urumva n'umuhungu cyase ni umusore, urumva yumvisha yarambaje se kwijya i Kigali tunguranye ibiki n'ibiki, ndamugangiye kuri umuntu akunze nyine nkura ifoto narafashe ndayimwereka. Twumbi ngiye ntago ndi umusore se kuki ngiye utankunda, ati okay tuzavugana. Ahita yanga kumeza kunyitaba, ndavuga noneho reka ngere Kamembe mu mujyi, sindi uburunza n'ibyo ari byose kubw'amahirwe nyine muri modoka njyana muri Kigali. Rero donc ubwo uri i Kigali kubera ko bahise bashyiramo guma mu rugo, ukabura ukuntu usubira mu rugo. Ubu nabuze ukuntu nsubira mu rugo. Ubuzima bumeze buteze? Buraho nyine
gusa ntabwo bworoshye ariko byose hamwe no gusenga bigenda neza. iki kiri kukugora cyane mu rugo aho uri kubakwa? Urumva yiba ahantu mu bacuti hagiye urambirana ukazagenda ryari kuki yakinuba ibiki n'ibiki, ariko ndatekereza ko ntabwo ndi umuzigo cyangwa ntabwo ndi ikibazo mu bantu, bizagenda neza nawe kandi ndumva iminsi bashyizeho atari myinshi. Starboy, kubera iki wifuje guhura na Esther muri lockdown? Lockdown abona ko ari danje. Ni danje gikoma kwaba ari danje wa mugabo we ko twese biba byakomeye Byahatari biba bikomeye. So rero ugomba no kumenya ukuntu nyine kame mu muntu waje ari wo muzanyi, ugomba no kumenya sasa ukuntu ameze. Ahubwo nazanye akantu nayo ngibagiwe kanze gato. bya bintu birakaze ni ukuri kw'Imana. Nari ngibagiye kuri bag urabona hari igihe babikaze nyine hari umuntu azayizanye atwaje n'akantu nakagift gato, ntabwo byari ngombwa ko nkamuhera mu bafana banjye kuri kamera ya nuzi ya Max, ariko nanguzana akantu kugira ngo uzabwo ari akabahasha se ntabwo gafunze. Ibi bintu ntabwo bifunze pe. Birafunze. Birafunze. Nyuma iyi ni cover akandi kantu kaba karimo. Ibirimo imbere nibyo bifunze. Nibyo bifunze. So rero urabizi ko turi mu minsi mibi. Rero hari ukuntu nyine ugomba kubigenza. Kameme ntabwo waza gusa kandi nyine umuntu ari niwe ninjye namuzanye nimba ko ari byo ko bimeze. Nubwo magingo anga nyine sinzi ukuntu mba mbyumvisha. Kandi turi muri lockdown, so hari ukundi umuntu akenera kubaho. Namwazana aka gift. Nyanga nk'ihere basi. Yesu we. Reka abantu ibintu bigutangaje ugiye kuvyereka abantu vraiment. Reka twereke abantu n'icyago sinzi wenda ariko nimba ntarengere reka mbanze mbaze Starboy Starboy atwereke bino bintu birimo. Nta kintu bitwaye none se ngiye ko nabizanye kuri kamera ngo mbyerekane. Nta kintu bitwaye yabibereka. Byaterwa n'ubushake bwe ariko. Twereke rero. Wakoze. Nkigaruka. Ngiye cyonze cyo mbonye akantu kameze nk'amafaranga kamwe gatunguka hejuru, mbonye akantu kameze nk'amafaranga. Ndagushimiye cyane. Sinatekereza ko wenda byagukora ku mutima nawe utibuze. Imana tuzafasha kandi yega ko n'umutima wanjye just supportinga cyane ko turi muri coronavirus umuntu wese yabitekereza. Umuntu ari Kigali yaje kureba bamufungiyeho nta n'ikintu afite, wenda hari kundi umuntu aba yagerageza nyine mu bushobozi buke nubwo natwe ntacyo tuba dufite, ariko hari urukundo byose birahaboneka. So rero nyine natekereje ushobora no gusanga ari n'agakece nagurishije. Ushobora gusanga wagurishije inkweto mugani n'igihe usanga n'agakece nagurishije gusa ntabwo ariko byagenze humura. Ego byanashoboka nabyo, ariko nyine ukamenya ukuntu byibura umuntu mumenye muri ino minsi urabona ko turi mu minsi mibi cyane, niyo mpamvu rero. None se kubera iki ari we wahisemo cyangwa se hari n'abandi wenda? Narinje hano n'ubundi twaba dufitanye gahunda hano nawe, gusa ntabwo watekereza ko ari we wenyine. Ushobora no kuba atari we wenyine ugiye gufasha muri lockdown, cyangwa ishobora kuba atari we wenyine ku mutima wose umunyarwanda wese yawugira. Burya twese turi abanyarwanda duhuje isano. Rero umunyarwanda mugenzi wawe kino gihe turimo ugomba kureba uburyo cyumufasha. Nimba ni gute wabikihumbi ijana byose biri kuri konti mo birapfa ubusa, ejo wazapfa kayasiga. Hano umuntu w'umurapfa, haho umuntu w'umurapfa yicwa n'inzara. Tuwashiyaringa rero cyane none nk'umuntu nk'uyu nguyu, umuntu wakita umukunzi wawe wavuye Cyangugu, hari ukuntu rero ugira gutyo ugasapotinga kugira tureke iminsi igenda. Ubyakiriye gute rero? Dore nguraseka. Nakubwiye ngo umunsi ndi buyerekane yose. Biranshimishije cyane ndetse. Nakubwiye ngo ntabwo nzabo ikibazo ku bantu wenda
bamfite ubu cyabancumbikiye ndizera ko nabi inkuru bari buyibone neza naka surprise ntago nawe yarabizi itwazanye hano ntago yarabizi abona yamabaye umutunguki nyakazanye muri bag nkahishe kugira ngo nze kukena n'amarangamutima yo kubafana ariko nubyifashe vraiment ni byiza cyane cyahoze nanjye biranshimishe no kuri ubwo abantu batamerewe neza aho bari abantu babayeho nabi muri lockdown reka mbabwire ngo bihangane ariko umuntu wese ufite icyo yafasha umuntu nakomeze kumufasha sitabo kubera icyo udakunda uyu mukobwa maze kumuha impano kabiri ubwa mbere wamuzaniye ururabo kubera amafoto nakweretse kwiriki kuvuga ko namukunda se kabiri umufashije kubaho muri lockdown mbere yuko asubira wabo Cyangugu kubera iki cyangwa se murakundana wa mugani ya nabivuze nabikubwiye na mbere buri jambo gukunda ntabwo ari ijambo nyine umuntu agira gusa ntabwo bivuze ko ntamukunda wenda byumva ntabwo ijambo ndagukunda ari ijambo nyine umuntu wese ahitagira nakubwiye Esther yafashe umwanya yandeba aranyishimira ari byinshi cyane yanyizeho why not singe naba nayo ndabyiga kugira ngo twese duhuze noneho buzaba urukundo apana rwa rukundo tuzajyamo kuko tubonye social media cyangwa tubonye abantu bakundanye bose bagahita bakundana ngo nanjye ngo turakundanye ngo nanjye ngo turakundanye oya hari ibintu byamufasha igihe arabanza ariga anyigaho nanjye hari igihe ndimo ndafata runaka kugira ngo mwigeho so Esther bizagenda neza bizagenda neza ni ikintu mpora nsengera umunsi ijoro amanywa byose ndabizi hari igihe nzaza nkubwira inkuru nziza nawe ndeba comment bavuga ati uyu musore n'umuhehesi yababaje geni ubwo nawe araje gute araje kubabaze ariko abane bati n'ukuri baraberanye bazakundane izi comment uzivuga iki urumva ngiye akeshi ntago wowe wenda bari kumwe mbizi sinanitayeho kubimenya uko ngiye nizerera mu rukundo niyo abaye banari kumwe bafite ibyabo nyine ngewe ni ngerero Esther ni Esther kandi nujya muri Bibiliya neza uzareba Esther wariwe ntago tuva kwizina kandi turi abantu nyine bazi ubutware nzakomeza mpaka niba hari n'abandi babishaka bazaze tujye mu kibuga mupirike cyane nta kibazo gusa ngewe ndabizi neza ko narakubwiye ngo nzagenda inyuma y'ishyamba njyanye inkuru nziza niyabanseka abo simbitayeho ariko bitangiye kuza impano ebyiri kandi we nta mpano uramuha nayo irahari burya impano ya mbere pizo barabizi ko na Bibiliya bivuga impano ya mbere ni impano y'urukundo burya impano ni impano ya mbere bikomeye cyane niyo impano ya mbere bikomeye cyane ushobora kuba yaguranwa n'ibintu byose bishobora kuba bibaho ku isi umuntu akubwiye ngo aragukunda atari ibintu byateye nyine umuntu akaza akakubwira ngo ndagukunda just umuntu akubwiye ngo aragukunda kandi ukabona hari action runaka akoze man iyo niyo mpano ya mbere umuntu azarwaye impano iteye ubwoba azarwaye impano iteye ubwoba niyo mpamvu nanjye nayubashye cyane ariko ni kuntu ngomba kubitwara Rusizi ntibyoroshye ntabwo byoroshye niyo mpamvu nyine abo bavuga ngo nyine Rusizi ngo habayo ibintu ngiye nizera ko Imana ibaho abo babivuga nuko batagira rwa rukundo tujye guhaguruka warasenze cyane warasenze cyane kandi n'ubu ngubu kandi abyika ko Esther ko akunda gusenga no ndacyasenga nzashyirwa ruko tuzagenda mu modoka imwe bijyane no bi none mama mbwiye ariko kurasenga cyangwa ni bya senga cyane nawe umva iryo zina nyine Esther wari wambaye agapira keza pere kamfe kubivuga wenda ndi gusoza ariko kano gapira ni keza cyane vuba urakoze cyane wambaye neza cyane wari wambaye agapira kaze uyu nawe yari yambaye akantu keza cyane ka Bob Marira ari gufata ngo ikibaba sinzi nawe nimba narabikubwiye ariko na kera kose iyi nguyu ni sogokuru ni sogokuru umwami w'abarasta abarasta n'urukundo abarasta n'amahoro ni simbolo rero iki ni ikimenyetso nkuko nyine tubona umuntu yambara ishapure uyu ni isuku namwita nk'umuntu tugenderaho myitwarire kandi ntabwo ari umuntu mubi ngira ngo nawe urabizi ko Bob Marley ntabwo ari umuntu mubi mwumva ngo umuntu yapfuye kuko bamurashe cyangwa iki no ubu ni we rero nka dufata nka simbolo cyangwa se ikimenyetso nanjye ndo murasta urabizi ko ndo murasta Nata ndya muri comment bibaza uyu mukobwa ari kuryoherwa no gukora mu misatsi y'umusore turi ku mukobwa yarasaze ni ukuri comment none se
iki kiri kuri sheri wawe ukunda utakoraho ntacyo ahubwo baba babivuga ntekereza ko bamwe abesha bari ishyari kandi ntekereza ko noneho ubutaha hari igihe nk'uko mpora mvuga ngo Imana izabikunda babone no kumufura mu mutwe kuki se bitashoboka urukundo rwanyu y'amano uzakomeye ese yakubwiye ko yambaye akantu ku kuboko kanditseho izina ry'undi muntu oya wise utungurwa nakubwiye ngo bazi nibashaka ku kuboko kwe huzure ntabwo ufite amatsiko yo kumenya umuntu wanditse kuri kano kantu yambaye ku kuboko ariko mumbazeho rero ko ntamusubiza mwihorere yabyanze Esther reka tumwihorere yaba agiye kundwaza umutima ariko niba yiyumva azaza tujye mu kibuga yego ngo Cyangugu bagikongo urumva nta Kongo twe twizera Imana reka tugane ku musozo rero Esther niki wabwira Starboy ku mpana gwaye umunsi Starboy nawe urumva wari wambwiye ko ushaka kongera guhura nawe urumva biba binagoye guhura muri lockdown it's not gift it's just a support nkuko wagira umuntu nyine nawe ngiye sinabitekerezaho ko ari impano runaka sibyo hari impano hari a support that is a support it's support nkuko umuntu nyine nkuko nawe wagenda ukabikorera nande ariko hakabaho umwihariko burya ujya kurishehera ku rugo ujya kwishehera ku rugo cyane uragatoye Cyangugu ahubwo bategure so gift zizaza nyuma ntabwo se gift y'umukunzi wawe ajya kwerekana mu itangazamakuru ngo oya ntabwo akenshi ariko biba gift izaza nyuma mbikoze nyine nk'uko undi muntu wese ufite umutima cyangwa se umunyarwanda wese yabikora urabizi ko turi mu bihe bibi ntabwo tuzajya dutegereza ko leta buri gihe ari izageza gusapotinga abaturage kandi twese turi bene kanyarwanda ntabwo dutegereza ngo leta ngo tubane gutegereza ibigori bya leta cyangwa tubane dutegereza umuceri wa leta no nabikubwiye ntabwo ushobora kuba mfite wenda ushobora kuba ubitse miliyoni kuri konti uyibitse gusa ari amafaranga uteganya ko zayakoresheje n'ejo bundi ariko hakaba hari umuturage hari amushobora kuba munatuye mu gipangu kimwe cyangwa se umuturanyi uyu munsi yabwiriwe wari wabwirirwa garafre mana nge narabwiye ndabizi ko ndabimera naraburaye birababaza cyane pe kugeza aho nyine buriya uramutse warabaye muri ubwo buribwe ntabwo wakifuza ko undi mugenzi wawe yabubamo n'urugero nubwo ntarinzi financial capacity ya Esther ariko undi munyarwanda wese ufite umutima yabitekereza nimba ubanye n'umuntu ukaba uzi ko yaratunzwe no gukora nta mpamvu kugira ngo ugende ufate za miliyoni zawe ujye urya inyama n'umuceri buri munsi ufite uhinduranya ejo haba umuntu utarimo arya n'ibishyimbo urabyumva tuba tugomba gufashanya twese hanyuma Esther rero genera message wari warabuze kubwira Starboy donc sangwa se message yo muri ibi bihe ikintu kiri ku mutima wumva wamugenera mu byo bwo bati iyi message ngiye kuguha nimvuye ku mutima hanyuma tugane ku musozo urakoze cyambere ntambere ndamushimira nkuko iteka bimba ku mutima guhora gushimira ubu umuntu yagize azabuhorana kandi ikintu mpora mvuga nuko mukunda cyane ariko nyamara nzamujyana Cyangugu Starboy ngaho nawe mugenera message tugana message mugeneye agire courage kandi ikintu cya mbere burya imyitwarire myiza hanyuma rero tugana ku musozo Starboy muri filime uyu munsi mugeze kuri episode ya kangahe tugeze kuri episode ya 4 ejo tuzasorera 5 bigeze kuri moto nyine byashyushye my love series cya kuri GB Group Kingdom numva ariho bajya bayisanga hanyuma rero wagize neza cyane gushaka gufasha Esther wakoze urugendo rero yaje kukureba message wamugenera rero nk'umuntu w'inshuti yawe nk'umuntu mwahuye nk'umuntu wagukunze hanyuma tugana ku musozo message namugenera nuko mushimira buryo gushimira nabwo yaba ari message ndamushimira cyane umutima afite burya nimba atari rwa rukundo runasanzwe gusa ahubwo azabikomeze namvuze najya gukundana n'abandi uko ugenda ukunda abantu benshi cyane umutima wawe ugera igihe ugasaza subizi
gasaza muzaba umuntu nta feelings z'abahungu agira cyangwa z'abakobwa agira kuko aba yaragiye nyine bamubabaza yangirika gusa ndamwishimiye nanjye cyane kandi ndamushimiye cyane cyane biba gakeya kugira ngo umukobwa mwiza nk'uyu nguyu nyine kugira ngo umukobwa mwiza nk'uyu nguyu aze afate urugendo hanyuma ajye mu itangazamakuru abwira umuntu niyo yantegeye umutego nuko ahise ayibanza ku itangazamakuru kandi bari banzi hano rero urumva byari kuba ari nuzi ariko n'ubundi ku mutima biriyo hari kundi kuntu umuntu aba arimo aragenda nawe yanariza twiga nk'uko nawe nakubwiye yafashe igihe akiga message niyo ngiyo nama no kumushimira Esther wagize neza cyane kwemera ubutumire bwanjye uyu munsi nanone Yakoze ni ukuri cyane nabyishimiye nyine Esther wakoze cyane nawe nanjye nashimye cyane Pizzo Yes reka mushimire cyane nizere ko namwe mwaryohewe n'ikiganiro mukomeze gufasha bano bantu harya imbuga nkoranyambaga zanyu mwese njyewe Instagram ni Jacobin wa Africa cyangwa Starboy ni Jacobin wa Africa hanyuma ahandi hantu hose bansanga ni kuri YouTube GB Group Kingdom nyine muri filime bita My Series My Love series cya kuri GB Group Kingdom uko nabivuze shaka ko ndakora adresse nanone se okay yeah so ni ibyo ngibyo rero mu following kugira ngo mujye mumuganiriza cyangwa se munamuha ibitekerezo ko yakwitwara muri filime munamubwira uko yakunda uyu mukobwa mwiza cyane of course Kassie Pizzo that's my name kabo